ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabasuhuje mwe mudukurikiye muri aka kanya. Abahanga mu kubungabunga ibidukikije bagaragaza ko ihame ry'uburingane n'ubwuzuzanye bw'umugabo n'umugore rifitanye isano ya hafi n'uburyo ibidukikije bibungabunzwe, cyane umutungo kamere, kandi bibafasha no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Basobanura ko kudaha agaciro kangana umugore n'umugabo mu bikorwa byabo bihungabanya ubwuzuzanye, ibi nabyo bigasubiza inyuma iterambere ry'umuryango ririmo n'ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije, kandi ari byo musingi w'iterambere rirambye. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije muri Kanama mu mwaka ushize wa 2020 bwerekana ko hakiri icyuho mu kwimakaza ihame ry'uburingane n'ubwuzuzanye, cyane mu micungire n'imikoreshereze y'umutungo kamere, mu gutwara abantu mu buryo rusange ndetse n'ahandi, nubwo hari intambwe yatewe cyane mu kuvugurura amategeko yimakaza iri hame. Mu kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none, turarebera hamwe uko icyo cyuho gihagaze mu Rwanda, ingaruka zacyo ku muryango no ku bidukikije, ndetse tunarebere hamwe igikwiriye gukorwa ngo gikurweho. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Hari isano nini hagati y'uburingane n'ubwuzuzanye mu muryango n'ibungwabungwa ry'ibidukikije, ku buryo kimwe iyo gihungabanya ikindi nacyo kihazaharira, nk'uko abahanga mu kurengera ibidukikije babigaragaza. Aba basobanura ko kudaha agaciro buri wese mu muryango mu bikorwa byose bikorwa mu nyungu zawo bihungabanya uburingane n'ubwuzuzanye. Ibi nabyo ngo bisubiza inyuma iterambere ry'umuryango ririmo n'ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije, bityo bigahungabana, kandi ari byo musingi w'iterambere rirambye ku gihugu. Urugero, mu Rwanda usanga umugore aharirwa imwe mu mirimo yo mu rugo bita idahabwa agaciro, unvaluable works, nko guteka bigendana no gushaka ibicanwa, ndetse akabibangikanya n'indi mirimo imutwara umwanya n'imbaraga zitari nke. Kudahabwa agaciro mu muryango ngo abe yashyirirwaho uburyo bwo gukora iyi mirimo bumworohereza, bituma atabasha kuyikora neza, ndetse bikaba byanatuma yikora mu buryo burimo n'ububangamira ibidukikije. Tekereza umugore ukeneye guteka, gukora isuku akoresheje amazi avoma akoze urugendo, agomba gushaka inkwi, ari nako kandi yita ku bana. Uyu mugore ntazazuyaza gutema igiti kiri hafi y'urugo kugira ngo abashe gushyira mu bikorwa inshingano ze, kandi gutema ibyo biti ni kimwe mu bikorwa bizahaza ibidukikije. Nyamara yashoboraga gushyirirwaho uburyo bwo gucana akoresheje ibicanwa nka cana rumwe, rondereza, biogaze, gaze cyangwa ibindi bicanwa bitangiza imyanya y'ubuhumekero cyangwa ibidukikije muri rusange. Kimwe n'uko yatekerezwaho, yashoboraga gushyirirwaho uburyo bwo gufata amazi ku gisenge ntibimugore gukora urugendo akurikiye amazi, mu gihe ubwuzuzanye n'uburinganire byahabwa agaciro. Muri rusange biragoye ko urugo rutarangwamo uburinganire n'ubwuzuzanye rwagera ku iterambere iryo ari ryo ryose, cyane rishingiye ku micungire myiza y'umutungo kamere no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Bamwe mu baturage nabo barabihamya. Umugore nawe aramutse afite nk'amafaranga, nawe ndumva gaze nta cyatuma atayigura, cyangwa na wa mugabo ayakorera akaba yayamwaka nawe bakayigura, baramutse bumvikanye. Burya abantu bumvikanye baruzuzanya. Umugore akabera nko kubwira umugabo ati iki kirakenewe, n'umugabo akaba nawe yakumva wa mugore we bitewe n'ubwumvikane, bakaba bagura cya gikoresho gikenewe mu rugo. Bagura nk'icyo kigega, bakaba bagura iyo gaze, ikaba yarengera ibidukikije. Ariko urugo burya rutarimo ubwumvikane nta terambere ribamo, ntabwo n'ibyo bikoresho bishobora kuboneka. Turamutse dushyize hamwe twumvikana mu rugo kugura icyo kigega, twabona yuko turanga kubongamira bagenzi bacu, abaturanyi bacu, tukanga natwe tukagira ubusugire bw'ibikorwa byacu, kuko amazi arangiza ni mu buryo bugaragara. Ariko ibyo biga turamutse tubifite bigafata aya mazi yo ku mazu yacu, tukirinda ko byajya kurengera kwangiriza na bagenzi bacu duturanye, kuko ntabwo utuye wenyine, byaba byiza. Ubwumvikane rero buraza bugahita bubikora neza, mu kumvikana mukagura ibyo bigega, kuko mureba ko bidahari hari ikibazo gihari. Mu Rwanda naho haracyagaragara icyuho mu buringane n'ubwuzuzanye, kandi cyototera gahunda yo kubungabunga ibidukikije, nk'uko ubushakashatsi ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA cyakoze muri Kanama mu mwaka ushize wa 2020 bubigaragaza. REMA ku bufatanye na UNDP yakoze ubushakashatsi mu kugerageza kureba
ihame ry'uburinganire ndetse na gahunda cyangwa yo kwinjiza ibidukikije n'uburyo bwo kongera ubudahangarwa ku mihindagurikire y'ibihe muri gahunda za leta. Uburyo izo gahunda ubundi ku rwego rw'igihugu ni gahunda zigombwa kwitabwaho muri buri gahunda y'iterambere cyangwa development sector. Ni ibintu bibiri n'ubundi bigomba kuba mu bintu byose. So kubera ko iyo study ikozwe igaragaza yuko hakiri gap uburyo ibyo bibiri byitabwaho mu zindi gahunda zisanzwe za leta. Urugero twasanze nko mu buhinzi hagaragara ko abagore benshi cyangwa abakobwa ari bo bantu bagikoresha bagihinga mu buryo bwa gakondo. Bivuze yuko bagihinga batuhira badafite uburyo bwo kuhira, bityo iyo habaye ibibazo cyangwa mu gihe cy'amapfa cyangwa hatse izuba ryinshi bitewe n'imihindagurikire y'ibihe n'ingaruka y'imihindagurikire y'ibihe, ugasanga bagizweho ingaruka zikomeye kuko nta musaruro babona. Ku rundi ruhande kandi ubushakashatsi bugaragaza ko kuba umubare munini w'abagore ubarizwa mu buhinzi ariko bakora ubugezweho bwitwararika ibidukikije ugasanga ari mbarwa nabyo ari icyuho. Mu bantu bitabiriye cyangwa ubu bari gukoresha gahunda zo kuhira no guhinga bitayeho wenda bafite inyongeramusaruro, abenshi ni abagabo. Nibo navuga ko bafite investment zifatika mu rwego rw'ubuhinzi. So ugasanga rero bwa buringanire burabura, ariko no mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije nabyo ni ikibazo, kuko niba hakiri umubare munini w'abadamu cyangwa abakobwa bari mu buhinzi ariko ubuhinzi budakorwa neza, bigaruka nanone bibaye ikibazo, kuko iyo bahinze nabi isuri habaho isuri, kuko ntabwo ubutaka baba babuhinze neza, nta materasi, baba bafite ubushobozi wenda mu mirima bahinga kuba barashyizemo amaterasi wenda nko mu bice bihanamye. So bagahinga bisanzwe, inyungu ntiboneke ariko n'ibidukikije bikahononekara. Ikindi ni uko ibikoresho bimwe byifashishwa mu guhinga by'iterambere kandi bifasha mu kubungabunga ibidukikije, ntabwo abo ngabo baba bafite ubushobozi bwo kubigeraho cyangwa kubibona. Kuba hakigaragara icyuho mu buringanire bigira ingaruka ku muryango muri rusange ndetse no ku bidukikije by'umwihariko, kandi ibi binemezwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu Rwanda, Gender Monitoring Office. Mu by'ukuri ari umugore ari umugabo biramureba, cyane cyane twahera nko kubitera wenda kugira ikibazo cy'ibidukikije. Hari amazi, hari ibishanga, hari n'imirima. Mu by'ukuri iyo bitabunzwe ibyo bintu dushobora kugira ikibazo ku mihindagurikire y'ikirere. So nko mu bijyanye n'ubuhinzi rero, cyane cyane nk'abantu begereye ibishanga cyangwa se bari ahantu ho ku misozi, ni byiza ko abagabo n'abagore bafatanya mu kugira ngo babashe guhinga amaterase neza kugira ngo bakumire isuri. Ikindi, imibare tugaragariza ko ahanini abanyarwanda baracyatunzwe no kujya gutashya inkwi, kandi iyo utemye igiti ni ukuvuga ngo hari ikintu, hari ingaruka biri bugire ku bidukikije ndetse n'imihindagurikire y'ikirere. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo ari umugabo n'umugore bafatanyije kugira ngo bashake iyindi alternative cyangwa se ibindi bicanwa nka gaze, kubaka biyogaze na za rondereza, nabyo byafasha mu kugira ngo bakumire
babungabunga ibidukikije ariko nanone bakumira n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere. Ubushakashatsi ikigo Rema cyo kubungabunga ibidukikije cyakoze kandi bwerekana ko icyo cyuho kikiri kinini mu buringane n'ubwuzuzanye, ari nako bituma ingaruka zishingiye ku iyangirika ry'ibidukikije nk'imyuzure, amapfa n'ibindi ziyongera, kandi zikazahaza umuryango cyane uw'amikoro make. Tuvuge nk'iyo habaye ikibazo cy'imyuzure, amazu akangirika, abantu bakava mu byabo, ngira ngo tujya tubibona mu majyaruguru hariya za Gakenke n'ahandi na Ngororero byarabaye, abantu bakimuka kuko amazu yasenyutse, bakabimura bakabajyana nko kuba mu mashuri. Ubirebye abantu bigiraho ingaruka cyane ni wa muntu ufite za nshingano nyinshi mu muryango, cyane cyane umugore, kubera ko iyo ibiryo byabuze mu rugo, abana bashaka ibyo kurya bareba mama ko bazi ko mama ari uteka. Ni gake abana bari bujye kubaza papa ati turashaka ibiryo. N'ubundi iyo bisanze umuntu yari afite ubushobozi buke, na za ngaruka ziba nyinshi cyane. Tuvuge niba ari umuryango wari ufite umugore, umugabo n'abana, hakaba ibyo biza, inzu babagamo igasenyuka, bakajya gwenda kuba mu baturanyi cyangwa kuba aho leta yashyizeho aho baba bari mu gihe wenda inzu zabo zisanwa, birangira n'ubundi iterambere ry'umuryango risubiye inyuma, kuko ibikorwa byabo byinshi ntibabasha kubikora. Niba ari imitungo bari bafite ikangirika, birumvikana kubera ko habayeho byabiza biturutse ku mihindagurikire y'ibihe. None se niba ingaruka zishamikiye ku iyangirika ry'ibidukikije zizahaza umuryango muri rusange, kandi kutimakaza ihame ry'uburingane n'ubwuzuzanye bibifitemo uruhare rutari ruto, hakorwa iki ngo iri hame rirusheho kwimakazwa, na cyane ko Leta y'u Rwanda isanzwe yaranashyize imbaraga mu kwimakaza uburingane n'ubwuzuzanye? Hari ikibazo ko abagore badafite ubumenyi bwo gukora imishinga ijyanye n'ibidukikije no kubungabunga ibidukikije. Ni byiza rero ko abafatanyabikorwa, sosiyete sivile bafasha abagore n'abagabo kugira ngo banabahugure muri ibyo bintu, babone ubumenyi bwo gukora iyo mishinga, kandi ni uburyo nanone bwo kugira ngo bagere no ku mafaranga. Ni koko birakwiye ko ihame ry'uburingane n'ubwuzuzanye ryimakazwa mu miryango hashingiwe ku nyungu ritanga ugereranyije n'igihombo riteza cyane imiryango ibana mu busumbane ndetse n'ibidukikije muri rusange. Ni naho ikigo Rema gihera cyibutsa abaturarwanda inshingano z'umuryango mu kubungabunga ibidukikije. Umuryango bose, umugore n'umugabo, bafite inshingano zo kwigisha no gushishikariza abagize umuryango wabo mu kubungabunga ibidukikije. Ni ukuvuga ngo gahunda zo kubungabunga ibidukikije ku rwego rw'umuryango, urugero niba hagiyeho gahunda yo gufata amazi y'imvura ava ku mabati y'inzu cyangwa ku bisenge by'inzu, iyo ni gahunda y'umuryango. Bakabaye bakangurira ko n'abana bari kurera ari ibintu bagomba gukora, kuko iyo aya mazi adafashwe birangira amanutse cyangwa agiye hasi agateza isuri. Ariko cyane cyane tugasanga umugore abifitemo uruhare, kuko umugore ahenshi hagaragaye ko ari bo bafite amasaha menshi cyangwa bagira amasaha menshi bari hamwe n'abana. Ibi wari ubizi se? Wari uzi ko umusaruro mbumbe uva mu buhinzi bukorwa n'abagore ugabanukaho 11.7 biturutse ku mpamvu zirimo ihindagurika ry'ibihe, ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore mu kubona inyongeramusaruro n'inyungu ziturutse mu musaruro w'ubuhinzi? Dusoza ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, reka nkwibutse ko bikwiye ko ihame ry'uburinganire rihabwa agaciro mu nzego zose, guhera mu igenamigambi, yaba iryo ku nzego za leta kugeza no ku rwego rw'umuryango, mu gihe bigaragara ko ririnda umuryango w'imitsi rihame kwibasirwa n'ingaruka zitandukanye twabonye, ndetse bikanongera umusaruro mu mafaranga. Igihe iri hame ryimakajwe kandi inyungu zirenga umuryango zikagera ku gihugu ndetse n'isi muri rusange, kuko ibidukikije byo musingi w'iterambere rirambye biba bibungabunzwe neza. Reka ngushimire, naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije,
yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.